Expo Musanze ikigamije dufite abakiriya dufite ni bakeya bitewe n'impamvu yuko bari kwishyuza amafaranga menshi kugira ngo binjire. Twasaba inzego za PSF dukurikije nk'abantu bikorera uburyo bagabanya ibiciro ku bantu binjira hano muri Expo, nibura kuba umuntu ari kwinjira ku mafaranga 200 ku mwana, byaba byiza nibura bashyize muri minimum bagashira nibura ku mafaranga 300 kuri buri umwe wese. Aba ni bamwe mu baturage ndetse n'abaje kumurika ibyo bakora mu imurikagurisha riri kubera muri Stade Ubworoherane ho mu karere ka Musanze, basaba inzego zibifite mu nshingano ko zabafasha bakagabanya amafaranga ari gusabwa kugira ngo umuntu yinjire aje kugura cyangwa se kureba ibimurikwa muri iri murikagurisha, ngo kuko biri kubangamira impande zombi, haba binjiye baje kugura cyangwa se kureba ndetse n'abamurika ibyo bakora muri iri murikagurisha, tutibagiwe n'igabanuka ry'abakiriya bakagombye kuza kugura muri iri murikagurisha. Expo Musanze ikigamije dufite abakiriya dufite ni bakeya bitewe n'impamvu yuko bari kwishyuza amafaranga menshi kugira ngo binjire. Umubyeyi uri kuzana nk'abana nka 5 yazana abana 5, bikaba ngombwa kuko ubwo bwabishyurira amafaranga 2500 kandi yagakwiye wenda nko kubishura amafaranga 500 bagabanyije bagashira nko kwijana byakorohera umubyeyi kugira ngo atambagize abana be abereke ibyiza bitatse u Rwanda twaje kumurika muri bikorwa. Ariko mu gihe cy'imibyizi nta muturage watanga amafaranga 500 yengoje kwinjira hano muri Expo. Mwagize musanga harakonje, nta bana abaturage barimo, ariko nibabishira kuri 200 n'umunyonza zaza kwinjira byonyine, kuko nibamara kwinjira bashize ku biceri 200 n'umunyonza zinjira, ariko nabazarya icyo ashaka. Ariko 500 wana kwinjira mugasanga n'ibintu byawe wenda byihagazeho, ugasanga n'amafaranga menshi. Niba uri umubyeyi ufite abana 5 uzatwara 2 susiga abandi, nago byakunda. Ariko 5 baje ukishyura 200 bakishyura 1000, ari abana 5 bazaza binjiramo bishimye, banatahe banabonye n'icyo bashaka. Twasaba inzego za PSF dukurikije nk'abantu bikorera uburyo bagabanya ibiciro ku bantu binjira hano muri Expo, nibura kuba umuntu ari kwinjira ku mafaranga 200 ku mwana, byaba byiza nibura bashyize muri minimum bagashira nibura ku mafaranga 300 kuri buri umwe wese. Ikintu twasaba inzego zibishinzwe ni uko bagabanya ibiciro byo kwinjira bakabishyira hasi, natwe tukabona abakiriya bitewe ko bari kuguma ku irembo, abakiriya ntitubabone neza bitewe ko kwinjira bihenze. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'abikorera mu ntara y'Amajyaruguru buvuga ko ntacyo butakoze kugira ngo buri wese yisange muri iri murikagurisha, ahubwo bugasaba abatararyitabira kuryitabira kuko iminsi isigaye rikorerwa ku ntoki, nk'uko bigarukwaho na Madamu Mukanyarwaya Donatille uhagarariye abikorera mu ntara y'Amajyaruguru. Abantu bose baryoherewe kandi bagira akamaro, babonye ko ntako tutagize. Niba umwana agomba kwinjira atanze amafaranga 300 ntabwo ari menshi, umuntu mukuru agatanga amafaranga 500 ntabwo ari menshi. Iki ntabwo ari menshi kuko nta kuntu wayagabanya kundi, ahubwo no gushishikariza abantu batari baza mwimurika kurisha kuza kugira ngo batazacikanwa, hasigaye iminsi mikeya. Imurikagurisha ni ihuriro rihuriza abikorera hamwe hagamijwe kumurika cyangwa se kugaragariza abaguzi ibyo bakora, kugira ngo bagure cyangwa se bajye bamenya aho bazabariza ibyo babonye ubwo bari bitabiriye iri murikagurisha. Iri murikagurisha riri kubera mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru ryatangiye ku 16 rikazasozwa ku 26/2024, ryateguwe n'abikorera bo mu ntara y'Amajyaruguru hagamijwe kwereka ababagana ibyo bakora ndetse naho babisanga mu gihe bazongera kubikenera. Emmanuel Twishime, Good Rich TV mu karere ka Musanze ni mu Majyaruguru y'u Rwanda.